nawe usigaye uvuga uti babwiye ibi ugiye kukibi ntabimubonaho on that side mudakaye ariko ntabwo ariko bimeze. Beta TV for your fam. Rero nk'uko bagipresanse cyo kumurika igitabo cyanditswe na Apostle David Kubwimana, nyirabo hafi ya twese cyari hano turamuzi. Ni igitabo mu bitabo bine yanditse amaze kwandika kugeza ubu. Igitabo cya mbere yanditse kivuga ku buzima bushya bwo muri Kristo Yesu. Igitabo cya kabiri kivuga ku nyigisho zigenewe abizera bashya. Igitabo cya gatatu kikavuga ku bukuru bwo muri Bibiliya. Iki rero mfite mu biganza byanjye kikaba ari igitabo kivuga ku rugo rwiza, igicumbi cy'Imana. Natinze rero ngira ngo umwanya tugezemo ni umwanya wo gusobanura cyangwa se kuganira byimbitse kuri iki gitabo Apostle Kubwimana David yanditse. Natangira mubaza urugo rwiza, igicumbi cy'Imana. Ese ni impamvu ki cyangwa se niki cyabateye kwandika iki gitabo mfite mu kiganza cyane? Murakoze cyane, banje kubasuza mwese abateraniye hano. Pastor Jire uko abibajije, ikintu cya mbere cyane gutekereza kwandika iki gitabo ni igihe nicaye mu mura w'Imana ntakira abantu benshi bafite ibibazo mu muryango, abagabo, abagore, cyane ko ubundi mu myaka maze mu pasiteri kera nakiraga nk'abagore kenshi baza bavuga ibibazo bafite mu ngo zabo. Ariko ikintu gitangaje muri iki gihe ni uko nagiye nakira n'abagabo. Noneho umugabo akaza ati mfite ibibazo mu rugo, kandi ubundi ni iby'abagabo. Ntangira gutekereza ku bibazo biri mu ngo, ndabisengera, nasaba Imana ko yabikemura. Ariko nza kwibaza ngo nubuhe musanzu natanga kugira ngo mu ngo habemo amahoro. Mu gihe nabitekerezaga rero niba Imana yansanze imbwira ko ngomba kwandika ubutumwa bwagera ku bantu benshi, bwafasha umuryango, ndetse nkazanitoza n'abandi bantu bashobora gutanga ubwo butumwa bugeza ku bandi bantu. Niko kugira iyerekwa ryo kwandika igitabo cyitwa Urugo Rwiza n'Igicumbi cy'Imana. Murakoze cyane. Tutarajya mu gitabo nyirizina Urugo Rwiza, ese urugo rwiza ku bwanyu ni ubuhe? Ese ni urugo rufite inzu nziza, rufite imodoka nziza, ririmo umugore w'inzobe n'umugabo muremure w'ibigango? Urugo rwiza ni uruhe? Murakoze cyane, Pastor arakoze. Urugo rwiza urwa mbere ni ururimo amahoro, ntabwo ari urutunze ibintu runaka. Urugo rwiza ni ururimo amahoro, ni ururimo ibyishimo, ni ururimo umunezero. Urugo rwiza ni urugo rurimo umugabo n'umugore bahuje. Urugo rwiza ni urugo rurimo umugabo n'umugore babera urugero rwiza abana babyaye, inshuti, abavandimwe n'abaturanyi. Urugo rwiza ni urugo rubera urumuri izindi ngo muri karitsiye batuyemo, ndetse no mu miryango yabo, mu itorero, mu gihugu. Iyo nshatse kwanga urugo rwiza ni urwo ngurwo, nicyo kirugaragaza. Soza ni urugo rwubaha Imana. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo sinzi hari abashobora kuba barabashije kubona iki gitabo, cyangwa se ababashije kugisoma cyangwa se kumvaho. Ni igitabo gifite paje zigera kuri 70. Ni igitabo gitowe gikoze mu buryo bworoshye mu gusoma. Iyo ugisomye ubona harimo urugendo rwo kuva kuri fiyansaye kugera mu kubaka urugo.
ese urwo rugendo uva kuri fiyansaye rugana kubaka urugo, mu magambo make warutubwira rugana kubaka urugo? Murakoze cyane. Iki gitabo impamvu ya mbere gifite impapuro nkeya, nacyanditse ku buryo butandukanye n'ibindi bitabo abantu twandika binini cyane bigora abantu kubisoma, akakirambika mu biro akagita aho ngaho, ariko iki viziyo yanjye ni uko umuntu yagisoma ari muri bisi, mu ndege, ahantu yaba hariho hose kandi akarara kirangije, ubutumwa burimo byibuze bukamufasha, ndetse nakigize gito kugira ngo byorohe kugera ku bantu benshi cyane, ku buryo mu rugo rumwe rushobora kugisoma ukwezi kumwe cyangwa icyumweru bakaba bakirangije. Iyo ni impamvu ya mbere yabinteye kuba ari gitoya. Ikindi ni uko nk'uko nyandika nahereye ku kurambagiza no kurambagizwa ku rubyiruko. Impamvu ariho nahereye ni uko urugo rwiza rushingiye ku mahitamo umusore n'umukobwa aba yaragize mu gihe cyo kurambagiza no kurambagizwa. Ninde yahisemo kubana nawe? Ni ukuvuga ngo iyo ahisemo nabi, wenda bitewe n'amarangamutima ye, ko nko muri iki gihe cyangwa mu bihe tugezemo, umuntu ashobora guhura n'undi ku mbuga nkoranyambaga bakamenyana ukwezi kumwe, bamara kumenyana akabwira umuryango, akajya ku murenge ati ndashaka gusezerana, akaza mu rusengero ati ndashaka gusezerana. Ahisemo umuntu bahuriye kuri za mbuga nkoranyambaga, umuntu nawe ubwe atazi neza. Abo rero nasobanuye neza ko urugo rwiza rushingiye ku mahitamo umuntu yagize mu gihe yarambagizwaga cyangwa yarambagizaga. Ikindi nasobanuye ko guhitamo neza bishobora gukorwa ku rubyiruko, kugira ngo umuntu ahitemo neza uwo bazabana yabigenza ate. Kubemera Imana bamwe baravuga ati nabanza ngasenga, buri muntu wese afite uko abitekereza, ariko mu nama natanze nahaye urubyiruko harimo gusenga, nibyo Imana ikabayobora mu rukundo no mu guhitamo uwo bazabana. Ikindi nanone mu nama natanze ni uko harimo gushishoza, kuba umuntu yashishoza mu gufata icyemezo cyo kwemeranya n'umuntu cyangwa kwemerera umuntu ko bagomba kubana. Ikindi nashyizemo ni ukugisha inama umuntu umwe cyangwa babiri. Kuba umuntu yagisha inama nabyo birashoboka, ariko izo nama nanone ntazibariza ashingiraho cyane ngo kugira ngo wenda afate icyemezo. Abajyanama muhate bamubwire bati wowe bana na runaka kubera izi impamvu, kubera inyungu izi n'izi, ahubwo bimufashe byibuze kuba yafata icyemezo ku buryo bworoshye. Nanagaragaje igihe fiyansaye ishobora kumara. Nkurikije umuco wacu ugaragaza ko abantu bashobora gukundana cyangwa guhura ariko bariganye cyangwa baraturanye cyangwa barasenganye umwe azi undi. Icyo gihe urukundo rwabo no kurambagizanya kwabo ntibimara igihe kinini, ariko abantu bashobora guhura bataziranye nka bya bindi twavugaga by'ikoranabuhanga, bikaba bishobora gutuma batinda muri fiyansaye kugira ngo wenda bigane bamenyane. Ikindi mu muco w'Abanyarwanda ni uko habaho umuntu bita umuranga. Narabisobanura mu gitabo muri iki gihe urubyiruko bita pasi, ngo ni ukuguha pase, ariko izo pase ntabwo ari ibintu by'i Rwanda, si umuco w'Abanyarwanda. Umuco w'Abanyarwanda, umukobwa cyangwa umusore yararangirwaga bakavuga ati turakurangira umuntu tuzi runaka, bakemeranya kubana. Izo pase nazo ziri mu bintu bigenda bituma nyine ngo bahanye pase ejo bakabana, ugasanga za ngo zijemo ibibazo kubera ko babanye ariko bataziranye. Urakoze. Murakoze. Muko muje ku kintu cyitwa amahitamo yo guhitamo mbere yo gushinga urugo, guhitamo muzabana. Nahita maza ese muri iki gitabo murabisobanura uko abantu bakoze amahitamo. Hari igihe umuntu yisanga yarahisemo atabanje kunyura muri za nzira zose,
hari circonstances zihuza abantu no mu gihugu cyacu byagiye bibaho cyane, umuntu akaza nta waba afite, umukobwa agahura n'umuhungu bagahita babana, nta mahitamo yandi bakoze. Ese nk'abo ngabo tukiri kuri iyo ngingo y'amahitamo barabanye kandi ubu ngubu ntibigeze bigana, ni iki nihe nama wabagira nk'umubyeyi, nihe nama wabaha kuko batigeze bagira uruhare mu mahitamo yabo, bisanze babana kubera ubuzima, nubwo kitari kiri mu gitabo ariko gikomeje kubera amahitamo arezinze mu kusobanura. Murakoze cyane. Abantu benshi bahura nyine mu buryo butandukanye nk'uko bivuze, bakanafata icyemezo cyo kubana, hakabaho abashyingiranwa, hakabaho abagenda bagashakana batanashyingiwe. Muri iki gitabo nanashyizemo mu butumwa bujya gusoza ubutumwa bufite titiri ivuga ngo ipfunwe ryo kwishyingira. Ukuntu abantu bishyingiye bahura n'ipfunwe, hari bariho umuntu wifuza kwambara impeta cyangwa akanayigura akayambara ariko atarasezeranye kubera ipfunwe aba afite muri we ry'uko atashyingiwe. Ikindi nanone hakabaho amateka nyine tuba twaragiye ducamo, ndetse ari no mu byanteye buriya kwandika iki gitabo, kuko iyo ugenda ureba ibibazo byose bigenda biba mu muryango tubihuza n'amateka y'igihugu cyacu. Amateka y'igihugu cyacu ari mbere y'abakorone, mu gihe cy'abakorone kugeza uyu munsi, icyo twise gusenyuka k'ubumwe bw'abanyarwanda, ahagiye hasenyuka umuryango nyarwanda kugera ku rugo uyu munsi, ku muryango ugizwe n'umugabo n'umugore, aho ugera nyine ugasanga urugo ntirushobora gukomera, ariko abihuza n'amateka nabyo twagiye tunyuramo. Ba bantu bagiye bahura bagahitamo gushakana, umusore n'umukobwa wenda bataziranye, ejo bagera mu rugo umwe akavuga ati hari ibintu namenye cyangwa se hari ingeso nakubonyeho runaka, none kubera izi ngeso ndumva twanatandukana, cyangwa se bagahitamo gukomezanya ubuzima. Mu by'ukuri iyo buri muntu wese yubaka urugo, hari uhitamo kurwubaka abiyobowemo n'ubwenge bwe cyangwa se n'umuco n'uburere yatojwe n'umuryango, ndetse n'uwatorejwe mu itorero cyangwa se mu gihugu, akaba ari byo ashingiraho kugira ngo agire wa muco mwiza yashingiraho yubaka umuryango mwiza. Hakaba noneho n'undi muntu wabayeho atarabonye uburyo bwo guhabwa uburere ngo arererwe mu muryango, wa muryango umurere awuvanemo umuco, awuvanemo ubupfura, awuvanemo za ndangagaciro azubakiraho urugo rwe. Yagera rero mu rugo, niba ari umusore niba ari umukobwa, yakora ibintu runaka nk'akabati, n'ubundi nta burere wigeze twahuguye, wavugaga ko wabaga wabaye mu kigo wenda cy'imfubyi, warerewe aha n'aha, niyo mpamvu witwara gutya ibintu nk'ibyo. Abo rero iyo miryango ni ukuyifasha, ni ukuyiba hafi, ni ukuyigisha, ni ukuyiganiriza. Ndetse n'ubu ngubu turi hano, niba umuntu yubatse urugo akaba yumva afite urugo rwiza, biri no mu cyifuzo mfite, ni uko wa muntu yaba umuntu witanga gufasha urugo cyangwa umuryango wundi azi kutabanye neza, bitabaye guterera pasiteri cyangwa izindi nzego zishinzwe umuryango, ahubwo umuryango mwiza, tuvuge wa Davide, wa pasiteri Jire, nubere icyitegererezo n'urugero wa muryango wundi. Hari ikintu kibaho muri uyu munsi ugasanga abantu ari abihaye Imana, ari n'abantu bose mu nzego zitandukanye n'aho batuye, usanga bavuga ngo ibibazo biri mu ngo, ingo zifite ibibazo, imiryango ifite ibibazo, bakabivuga ariko ugasanga ntacyo bakora kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Ugasanga rimwe na rimwe ni pasiteri birimo, iyo atabirimo wenda n'ubuyobozi bwa leta bubirimo, ariko mu by'ukuri
twakabigize ibyacu twese. Abantu bubatse umuryango nkavuga ngo ni inshingano zanjye gufasha wa muryango. Niba umuntu aje akambwira ati umugore arananiye, umugabo arananiye, ndakora iki? Mfata umwanya wa muryango muganirize, mwigishe, mbahe ingero, mbahe ubuhamya, mbabwire ukuntu bagomba, niba ari ukwihangana basabwa n'ibindi byose, mfashe uriya muryango. Atari uguterera iyo ngiyo umuntu naza akambwira ati uriya mugore wanjye, uriya mugabo wanjye ntiyarezwe, niyo mpamvu n'ubundi ntawamuhindura pasiteri. Nubwo wasenga ndakubwiza ukuri ko atahinduka, ariko nubwo yavuga gutyo ngo nubwo nasenga ntiyahinduka. Niba hari imbaraga zamuhinduye kuba mubi, hari icyizere ko hari n'imbaraga zamuhindura kuba mwiza. Ibyo rwose dukwiriye kubyemeranyaho, ari abasenga, ari n'izindi nzego zose. Tukaba niba umuntu bishoboka ko aba mubi, umugore akavuga ati mfite umugabo mubi, ariko tumwegere, tumuganirize, bidufashe ko wa muntu azubaka umuryango mwiza. We na wa wundi bahuye nk'uko wari ubibajije bakibanira, ariko aracyariho amahirwe yo kubagira inama no kubaba hafi, urugo rwabo rugakomera kandi badatandukanye. Murakoze. Murakoze. Iyo umuntu ari gusoma iki gitabo hari umutwe ageraho uvuga ngo umubano mwiza w'umugabo n'umugore, aho usobanura ingingo zigera nko kuri 7 zigaragaza cyangwa se zishingirwaho ku mubano mwiza w'umugabo n'umugore. Muri make, mu magambo makeya, ku muntu utabashije kubona iki gitabo cyangwa se umuntu utarafata iki gitabo mu ntoki, ne wamusobanura mu magambo make ubuhe buryo? Murakoze cyane. Umubano mwiza w'umugabo n'umugore nk'uko nabivuze muri iki gitabo ugizwe n'ibintu bikurikira kugira ngo ube mwiza. Ni uruhare rwa buri muntu wese, rw'umugabo n'urw'umugore. Taravuga ngo ni uruhare rw'umugabo gukunda umugore cyangwa umugore kubaha umugabo. Ni uruhare rw'umugabo n'umugore kugira ngo bagire umuryango mwiza. Ariko ibyo bakeneye gukora ni ibi. Icya mbere ni uko bakwiriye gukomeza urukundo rwabo bakundanaga cyagiye kera, cyagiye bamenyana, bakarurinda, bakarusigasira, kuko urukundo rumeze nk'ururabo rurabakarirwa, ruruhirwa, iyo utabikoze rurangirika. Icyo ni icya mbere, gukomeza urukundo. Icya kabiri ni ukwihanganirana mu buzima bwabo bwose, kwihanganira umugabo wawe, kwihanganira umugore wawe mu bintu bisenya urugo. Iyo umwe mu bashakanye abuze kwihangana, bahita bagana inzego, bakagana ikigo, biba byanze nyine. Avuga ati ibi birandenze, nta kindi nakora. Kwihanganirana kw'abashakanye. Ikindi, umubano mwiza w'umugabo n'umugore ni uko babwizanya ukuri. Kubwizanya ukuri k'umugabo n'umugore ku bintu byose, ku byo bakora, kuri gahunda zabo, mu mishinga yabo, mu mishahara, mu byo bakora byose bakabwizanya ukuri. Ikindi ni ugusabana imbabazi no kuzihana. Igihe umwe mu bashakanye yakosheje, umwe agasaba undi imbabazi, akwiriye kuzimuha, kandi ejo ntiyongereho inyuro. Mu gihe tuvuge umwe yongeye gukosa akaza ati mbabarira, ati n'ubushize narakubabariye, wansabye imbabazi ndakubabarira, ibi sinabivamo, noneho duhamagare umuryango, duhamagare umudugudu, duhamagare, ntabwo ndi bukubabarire uyu munsi. Urumva, imbabazi ugomba kuzitanga guhera ku munsi mubanye kugeza ku munsi muzatandukanywa n'urupfu. Umubabarire, ejo nawe ugacumura akakubabarira, ejo ukongera nawe agacumura ukamubabarira, mukababarirana. Ikindi nanone kigeretseho ni ugusigasira amasezerano y'ishyingiranwa ryabo nk'igihango bagiranye. Ubu mubona iyo umuntu avuga ngo mfashe icyemezo cyo gusenya urugo, gutandukana n'umugabo n'umugore, bo baba bazi yuko gutandukana, nyine avuga ati ntandukane n'umugore cyangwa n'umugabo, ariko hari ikintu birengagiza gikomeye. Gutandukana ni ukuvuga ngo baba bagiye gusenya igihango cyabo, igihango cy'imiryango, igihango cyabo n'abo babyaye, ariko basigasiye cya gihango kigizwe n'amasezerano yo gushyingiranwa kwabo
cya gihango bagiranye cy'imiryango kwa ba mwana cyo gusabana no gukwa, ya masezerano yose bakarinda, bakamenya ko ari igihango gikomeye. Kandi nk'uko nabivuze muri iki gitabo, kirazira gutatira igihango. Kirazira mu Kinyarwanda, iyo abantu bahanye igihango ntawe gitatira, umuntu arakirinda nawe ugakirinda kugira ngo atazahemukira mugenzi we. Rero ariya masezerano n'abagabo n'abagore bakabazirikana ko nk'uko babanye, nk'uko babana, ko ari igihango gikomeye bagiranye bo ubwabo ndetse n'imiryango yabo. Ikindi navuze aho ngaho ku mubano mwiza w'umugabo n'umugore ni ukurera neza abo babyaye, kurera abana babo. Abana babo niba barabyaye umwana umwe, niba ari babiri, niba ari batatu, hari ababyaye bakavuga ati harera Imana, habyara Imana, kumva ko agomba kuzuza isi, akabatereka mbabyara Imana n'izabarera. Ariko aho twatanze inama ko umuntu agomba kubyara, ariko abana byaye akabarera kugira ngo bazavemo abapasiteri, bavemo abapadiri, bavemo abantu bazakora umurimo w'Imana, abantu bazatuyobora, bazagirira umumaro imiryango yabo n'itorero, bazakora ibintu bikomeye bizava mu burere bwabo bahawe nk'ababana. Icyo nacyo nakivuze muri wa mubano mwiza w'umugabo n'umugore, bagomba kurera neza abana Imana yabahaye, bakabitaho, bakabaha ibibakwiriye. Ndumva rero navuze byinshi cyane, keretse uwabisoma nyine muri aka gatabo, ariko nshimangira umubano mwiza w'umugabo n'umugore, ibiwugize ibyo ari byo ni byinshi cyane. Murakoze. Murakoze cyane ku bisobanuro byiza, kandi ndahamya nashidikanya ko buri umwe wese ari kunyurwa n'ibisobanuro, kandi bimutere inyota n'inzara byo kuba yasoma aka gatabo koroshye gusoma. Ntekereza nk'umuntu ukunda gusoma, umunsi umwe abarangije ugasoma, ariko n'ababandi nkatwe babanyaga mu gusoma n'icyumweru, ukwezi waba ukarangije, karoroshye cyane. Mbere y'uko wenda naha benshi mu bitabiriye hano umwanya kugira ngo niba hari ufite ikibazo cyangwa se hari inyunganizi cyangwa se hari igitekerezo yavuga kuri iki gitabo, hari ikintu mwakomoje kanyite mu magambo yaryo, mwakomoje ku makimbirane, ku kutumvikana. Iyo hatabayeho uyu mubano mwiza w'umugabo n'umugore, bibyara amakimbirane. Ni iyihe message cyangwa se ni ubuhe butumwa mwaha ingo cyangwa se abashakanye bari kubana mu makimbirane, nk'umuntu ufite umutwaro cyangwa se ufite ishyaka ry'uko ingo zaba nziza? Iki kibazo cyangwa se iyi nyunganizi ndaza no kuyohereza ku bamwe bayobozi turi kumwe hano, executive umurenge wa Kimisagara, badaza kukibabazaho, wenda baraza gutanga iyo message na executive wa Rusororo. Message yo kubaza Apostle David, amakimbirane, niye message yaha imiryango iri mu makimbirane muri iki gihe? Niye message nk'umuntu wahawe ubutumwa n'Imana bwo kwandika igitabo cyo kubaka urugo rwiza? Murakoze. Murakoze cyane Pastor, arakoze. Mbaje ikibazo cyiza cyane. Message buri icyambere no ko umuntu ashaka amahoro ayaha abandi. Rwose nicyo nabwira umugabo cyangwa umugore uri ahantu udahari, iyo ushaka amahoro kuyagira mu rugo, banza yahe mugenzi wawe, umugabo wawe, umuha amahoro. Ureke kumustressa wa mugani wayamvugo y'iki gihe ngo winera stress n'ibindi. Ugahitamo kubana no mwashakanye amahoro. Ikindi nanone nuko nkuko iki gitabo cyitwa ngo urugo rwiza ni igicumbi cy'Imana. Iyo urugo rutabaye igicumbi cy'Imana, ruba igicumbi cya Satani. Abantu banabimenye. Iyo urugo rutabaye igicumbi cy'amahoro, ruba igicumbi cy'amakimbirane.
rwose ukaza barwana ku cyumweru ukazagaruka ku kindi barwana, ukaza batongana mu mibyizi ukazagaruka mu mibyizi batongana, kuko amahitamo yabo muri bo hashingiye kubona ibintu nk'ibintu bibi, kuvuga nabi, gukora nabi, ibyo bikaba mu buzima bwabo. Ariko nubwo babibamo n'umwaka n'imyaka, kuva muri ayo makimbirane birashoboka, kuko umuntu agizwe n'amahitamo. Ubu turi hano twahisemo kuba turi hano, twahisemo no kuganira neza, twahisemo no kwishima, twahisemo kwicara dutuje. Ayo ni amahitamo tugize. Mu rugo rwawe ushobora guhitamo kuba mu muryango wawe mutuje, munezerewe, mwishimye, ukaganira no mwashakanye, ukamuha umwanya mukaganira, mukajya inama. Muri iki gitabo hari aho nabivuze ni gerageza umwanya wo mwashakanye muganire. Hariho abavuga ngo ni ugusohoka bakajya mu mahoteli ngo birahenze, ariko hano nanatanzemo urugero ndabari, niba wabona n'ikirahure kimwe cy'amazi, nimuhure shere rwose mu gisangire, mwishime, mwivuga ngo hasohoka ngo abantu ngo bafite amamiliyari, ngo bafite ibihumbi, ngo bagiye ku Gisenyi, ngo bagiye kuri hoteli zikomeye. Ntabwo ari byo. Abantu ntibamenye ngo nufata icupa ry'amazi n'umugore wawe mukicara muti sheri wanjye. Hariho n'umugore umaze nk'umwaka umugabo atamubwira cyane, umugore atayabwira umugabo rwose uti uri umugabo mwiza, uti ndagukunda, na bya bindi kera umuntu yavugaga, akagarura bya bihe byiza bigatsinda ibihe bibi barimo muri icyo gihe. Hari ikindi nanone gishobora gutuma abantu bahera mu makimbirane, wenda bari ukutumvikana mu miryango yabo, ariko ko hakaba n'ibindi bintu. Hano muri iki gitabo cyagihe navugaga ku bintu byatuma abantu bagira umuryango mwiza, twavuzemo ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina mu muryango. Hano twarabisobanuye neza cyane. Bibiliya iravuga mu Bakorintho igice cya 7 umurongo wa 5, aravuga ngo ntimukimane ngo keretse mwasezeranye igihe, ngo kugira ngo mubone uburyo bwo kongera guhura Satani atagerageje imibiri yawe. Iyo uganira n'umugabo arakubwira ati umugore shwi ati yaranyimye, waganira n'umugore nawe ati umugabo yaranyimye naramubuze. Uranyumvira ibyo bintu? Ariko abari muri iki cyumba bo bihane nyine ntimukimane, bo ntibakimane rwose, kuko iyo ugeze nko mu rugo rurimo n'ibibazo, n'icyo nacyo kiza ku isonga. Arabati mbere uko umugabo muke, mbere uko umugore atamubwira ngo arananiwe, nta gahunda, ntaki. Kandi murabizi abagore batishimye nta kimuvugana, bisaba ngo keya nyine yishime agira ate nuko. Ubwo rero urumva ya makimbirane ntashobora kubura hari ibyo byose, ariko nanone hari uburyo bwinshi bwo kubyirinda ndetse no kubireka. Ikindi nsoza, abantu bakwiriye gusenga, kumenya Imana, gusenga. Ibi tuvuga byose iyo tubivuga, umuntu utubaha Imana burya mwumva tubwirana ngo bihane ibyaha babireka. Ni ukuri buriya umuntu mwabana mu nzu mukabana, umuntu ni mugari, ariko hakabaho ibyaha akora mu rugo. Uramutse ushatse n'umunyamategeko ukabimubwira, ahita akubwira ati tanga ikirego mu rukiko. Wenda ntabizi nazi, ariko ari ibintu bibi cyane bikomeye. Ariko umuntu usenga, umuntu w'umukristo, umuntu wamenye Imana, bitari byane byo kuba mu idini, kuba muri Kristo. Hari abanyarwanda bamenyereye kuba mu madini, buri muntu wese akaba afite idini abarizwamo, ariko bataba muri Kristo. Ariko iyo usenga warihanye ibyaha, ukavuga uti sinkwiriye gukora ibi, kirazira ko nakora ibi n'ibi, nahemukira umugore wanjye, nahemukira umuryango wanjye, nahemukira Imana, nakora ibyaha. Iyo umuntu abyirinze akabireka, urugo rusenga ruba mu Imana. Jya nkunda kubwira abantu mwabwirane, nimusenga Imana mukayihamagara izaza ibe mu rugo rwanyu, ariko nimutanayishaka Satani yiteguye kuba mu rugo rwanyu rwose. Kandi Satani narubamo kumwirukana bizakugora. Rero akubasenga dufite amahirwe, Imana ibe mu miryango yacu, ibe mu rugo rwawe, Kristo aruyobore, maze uremba amahoro ya Kristo araza mu rugo rwawe, muzarinde musaza muri amahoro. Hano hari abantu twatumiye b'abasaza bamaranye n'abadamu babo imyaka irenze 40,
buri umubwiye yakubwira ati bya bintu unyuramo njye nabinyuzemo wa mwana we, ariko ndacyabana n'umugore umukecuru turasazanye, muzehe turasazanye. Ubwo rero icyo nabwira za ngo zirimo ibibazo nizirebere kuri ba sekuru babanye bagasazana. Reka biriya ni n'amahano kumva umuntu ari mu makimbirane, ababyeyi we wenda batari bazi n'Imana batasengaga bari baniye. Tugeze mu mwanya aho buri wese wumva hari ikibazo yabaza Apostle David ku bijyanye n'iki gitabo, ariko mbere yuko twinjira mu mwanya nari nabigusabye umuyobozi Apostle David kuri ubwo butumwa nasabye gutanga. Icya mbere buriya ingo nyinshi cyangwa se nk'uko tubona umuryango akenshi baracyagendera kuri bya n'ibyakera ngo ingo zirara zishya bwacya zikazima, ariko buriya nubwo ziba zarazimye kuko buriya nijoro ucanye nka buji iraka cyane, ariko ku manywa kubera haba hari urumuri kaba kaka gake ntibigaragara, ariko buriya ntabwo ziba zazimye. So rero usanga icyo twe tubona n'ubuyobozi n'inzego z'ubuyobozi tubona n'ingaruka za mbere ko tubona abana bagiye mu muhanda kandi bafite ababyeyi kandi umuhanda ntubyara. Icya kabiri abana bataye amashuri n'izindi ngaruka tubona umuryango uri mu guhura nabo. Rero ngira ngo nk'uko iki gitabo kigiye kudufasha no kugisoma, rimwe na rimwe turi nk'abakora n'inshingano z'irangamimerere dushingira abageni. Uriya ukuntu njya mbabaza, ariko wenda mfashe nk'urugero kuri David, turaje nka madamu wa David ko tumwita Apotre Kubwimana David, wo mwitaga ibyo rero byarabuze. Iyo bakiri abantu bagiye fiyanse usanga kenshi umwe yitwa fiyanse hari n'andi mazina atandukanye, ariko bamara kugera mu rugo ugasanga ni David cyane papa nde, ugasanga ese amazina kandi wajya gukubita umuntu ngo uramutuka mesejeri ntabwo byagaragaje ngo gukubita. Rero ngira ngo wenda mesaje natanga hari ndashaka kwifashisha inyuguti enye ziriya za P cyane. Urugo rwiza ni urugo rurimo isengesho mu rugo, mushobora gusengana umugabo n'umugore ndetse n'abana ni inkingi ya mbere ishobora gufasha umuryango kwirinda amakimbirane kuko muroroherana. Iya kabiri ni paritaje. Buriya uri mu rugo ntabwo wirebaho nkawe wenyine ku giti cyawe, ufite undi winjiye mu buzima bwawe. Ibyo utekereza byose mugomba kubitekerezanya. Niba ukeneye kubaka inzu mujye inama, niba ushaka kujya ahantu kure mubwira uti mfite urugendo rumeze gutya. Mbese iyo paritaje mu bintu byose mukabiganiraho mukabijyaho inama, numva ari ikintu cy'ingenzi. Icya gatatu ni iyo pardon. Mu buzima ntabwo turi abatagatifu twese, dushobora gukora ibyaha, dushobora gusitara, dushobora kugira ikindi kibazo, ariko iyo uvuga uti pardon, mbabarira, akabyumva, buriya binagabanya n'uburemere cyangwa se n'ikibazo umuntu aba afite. Icya kane rero nakwita ni patience no kwihanganirana mu buzima. Numva ari ibintu bishobora gufasha urugo kwirinda amakimbirane. Rero izo nama zose n'ibyo tuzasoma ahangaha, ibi nibyo bizadufasha kugira ngo twongere twegere imiryango kurushaho, cyane cyane dusaba n'amadini. Cyane cyane ni na byiza yuko byanakozwe n'uwihaye Imana n'ufite itorero abamo asengeramo, nuko abanyamadini baramudufashije ingo, cyane ko ejo bundi mu bushakashatsi bwakozwe batugaragarije yuko abaturage bizera abanyamadini 91%. Ni amanota menshi. Rero icyo cyizere babaha gikomeye n'abaturage n'ubushakashatsi bwakozwe na RGB, nuko mukwiriye kubyaza umusaruro, ahubwo mukadufasha twahindura gute sosiyete kugira ngo zango zirimo amakimbirane avemo, bityo twongere tugire umuryango mwiza wita ku muryango, wita ku bana, ntitubone bya bibazo by'ingaruka turimo kubona uyu munsi. Cyane ko uyu munsi niyo twakurikiranye umwana tukamusubiza mu muryango, mu by'ukuri tuba tumusubije mu muriro.
icyo nshaka kubaza Apostle wanditse kino gitabo yavuze mu kurambagiza cyangwa kuri fiançailles. Ubundi igihe cyiza cyangwa igihe gihagije cyo kurambagiza kingana gute? Ni umwaka umwe, ni ibiri, ni amezi, kingana gute Apostle? Icyo ni ikibazo cya mbere. Muranyemerera ikindi kibazo nkibaze muri public, ambaze Madame Vice Mayor. Ikibazo cyanjye kijyanye n'icyo bita blood shower. Blood shower ni umugoroba ababyeyi bahuriramo barimo bahugura umukobwa ugiye gushaka, ariko muri iyi minsi abantu benshi baravuga ngo blood shower aho kugira ngo ibe ahantu hatangirwa inama n'impanuro zo kubaka umuryango nyarwanda cyangwa kubakira umukobwa ngo urugo rukomere, ahubwo ngo ni ahantu asa n'ukura icyo umuntu yakwita uburozi, bitewe n'inama abamama bamwe babagira uwo mukobwa. Bamwe bati umugabo n'umwana nk'undi, abandi bati umugabo nagukubita uzamusubize, abandi batushaka amafaranga yawe ntakagukangisha amafaranga n'ibindi. Ni iki mukora kugira ngo ziriya blood shower zizarusheho kuba nziza maze umuryango nyarwanda ureke kuzisenyukiramo? Kuko hejuru ya 90% by'abaturage batuye u Rwanda ni abakristo cyangwa se barasenga bitewe n'amadini cyangwa se umuryango ushinzwe kunemerera babamo. Turagira ngo mudufashe babemo ariko bafite n'umutima avuga ngo wagutse, umutima w'ibyo bumva bemera banabigira mu bikorwa, kugira ngo bizagabanya izo ngaruka dufite, ariko cyane cyane iz'abana. Kugira ngo umushyitsi mukuru Apotre Rutayisire araza aratubwira muri rusange, nawe twari turi kumwe no mu nama duherutse kujyanamo, buri wese yibaza ngo iki kibazo cy'izamama ry'abana, iki kibazo cy'ubuzererezi, iki kibazo cy'amakimbirane mu miryango turagikemura gute? Turagira ngo mudufashe. Yego twagize amahirwe yo kuba turi hano, ariko hari ahantu tubashaka hari hasi muri sosiyete. Turabageneye pe umugoroba w'imiryango muraza kutwemerera ngo twagize Imana ko muhari, nitujya tubatumira mujye muzi, nitujya mu nteko z'abaturage cyangwa ahandi muzi, nitujya kwigisha iyi miryango ibana mu makimbirane batasezeranye, mudufashe mubigishe, kuko mufite iyo karisme, mufite uwo muhamagaro, mufite uburyo mwabaganirizamo babumva cyane, tugafatanya kugira ngo n'ukuri turebe uburyo twakemura iki kibazo. Naho ubundi nubwo bakora research zingana gute, nubwo twakoresha ubundi buryo bwose bushoboka bidahereye mu muryango ngo bihere mu itorero, ntabwo tuzakemura iki kibazo. Reka ncumbikira nafata umwanya munini. Hari icyo umunyamakuru yarambajije kijyanye na bridal shower. Ubundi no guhera kera umuryango warahanurwaga, umukobwa wajyaga gushaka urugo yarahanurwaga, ndetse n'umugabo ku ruhande hari uburyo yaganirizwaga bitewe n'inshingano z'umugabo, umugabo akora n'inshingano z'umugore. Ndetse bridal shower sinambi ntabwo ari mbi pe, yaba yagakozwe neza. Ariko urasanga ikintu cya mbere cyabayeho, barategura bridal shower, icya mbere bareba ni style bazambara, sibyo? Dressing code zabihiye, sibyo? Utayifite ubwo biramusaba kujya gushaka iyo kare. Urumva umutegereje w'umukobwa ntabwo bamwitayeho, bashaka kuzareba uko bazagenda basa n'uko ikirori kizagenda neza, sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hazakenerwamo ibiki? Hazakenerwamo keke, hazakenerwamo gutegura ibitambaro bisa gutya, intebe zimeze gutya. Urumva deja mu muteguro wa mwana w'umukobwa haje n'icyo kintu cyo kugira ngo amafoto azase neza, ikirori kizagende neza, abantu bazabe bakeye, ariko mu by'ukuri ntabwo ari wa mwana bari gufasha. Icya gatatu, usanga umumama bateguye bazaganiriza uwo mwana ntacyo apfana n'uwo mwana, ntamuzi mu mabyiruka ye, ntazi umuryango we, ntazi uko babayeho, ntazi nta kintu na kimwe azi, uko azi kuvuga arero kandi cyangwa se hari ahantu ajya ayobora ibirori neza mu makwe cyangwa ahandi. Siko bimeze, uze kunyomoza neza kubeshya. Icyo ni ikindi. Icya gatatu, abantu batumiwe 1/3 nibo mu muryango, abandi nabo bakorana, nabo biganye,
nabagize gute ibintu mbona mbese ubona ni ikirori kuruta ibigiye kuhatangira. Ikindi cya kane nabonye abatanga ubuhamya babeshya babarire gukoresha inyito kuko arajya bakitaka akavuga ibyiza bibiwe, ntashobora kukubwira ikibi yanyuzemo kuko Apotre yatubwiye bavuga ati nahuye n'iki kigusha, nahuye n'iki kibazo mu rushako nabyitwayemo ni uzabivuga muzabibwira wenda mbanza ntaragiye muri nyinshi ariko usanga ibintu byose bisize n'umugati usize ni ibintu byiza gusa. Ikindi akaniza umwana we k'umugabo ari igikoko, guteze umuntu mugiye kubana igikoko gute mwarakundanye badahari murabagizanya ntawe uhari, ariko wumva ari icyo kintu cy'uko umugabo ari umuntu ukanganya n'umuntu utari mwiza, uri umuntu bisaba yuko uzamugira nk'Imana imbere yawe, ntabwo ari byo. Hanyuma ikindi wenda nsorezaho ni uko wowe uri gutegurwa ariko si umugabo uri gutegurwa. Nimba uri gutegurwa wenyine tuvuze ko wanagize n'Imana ugahabwa izo nyigisho n'abanyogosenge n'abandi bitagenze nka kwa kundi ibyo naristinze hejuru bimeze, umugabo ugiye kubana arimo arategurwa. Oya, abagabo ngira ngo ntabwo uri umushawa iwawe, we baragenda bati reka tujya gusengera twikusanye hoteli hanyuma twifurisha urugo rwiza. Nta bintu byinshi abagabo bigire. Oya, apfa kuba yamurangije gutegura ubukwe afite abazamwambarira, afite budget imeze neza n'ibindi, ntabwo bajya muri izo detail, ariko hateguwe umwe undi ntateguye, urumva ikizavamo ukora bya bindi byose bakubwiye, noneho utegereze ngo ese ngewe kuki nta byiza mboneka, ese ngewe kuki nawe usigaye uvuga uti kuki babwiye ibi ugiye kuki ibi ntabimubonaho on that side mundakaye ariko ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo iyo byari byiza tugategura impande zombi kandi bigategurirwa mu muryango, hahandi umuryango uzwi naho hahandi hazabamo ikibazo bakaba aribo ba mbere mwitabaza, aribo bazaza bakaba baba bahari, byaba byiza. Ikindi cya nyuma wenda tutavuzeho ni uko hari ababana n'umuntu avuga ati umuntu nzamuhindura, nubwo waba ufite ubwenge bungana gute umwere gute ntabwo ushobora kuzahindura undi muntu, keretse mu gihe akwemereye nawe ukamwemera mukaganira, dialogue ikaba yamutsinda akaba yahinduka. Navuga byinshi ariko munyemere nsorezaho. Bridal shower ndayemera ndanayikunda, ariko twongere turebe uburyo itegurwa, twongere tunayisubize kuri gakondo hahandi byabaga ari umuryango wawe ukugira inama ukuzi neza, kandi hariho gutegura impande zombi. Murakoze. Cya mbere ndivugiraho nk'umubyeyi, nanivugireho nk'umuyobozi, yavugaga nkitunga za ntoki nyinshi kugira ngo ntunge rumwe, zose naziganishagaho. Ndamusabira umugisha cyane, Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze ikwagure, Imana ikomeze ikugeze henshi muri sosiyete kugira ngo uvure ibikomere. Ibyo yavugiye hano byinshi ni ibikomere, ni ibikomere abantu bafite kubw'amateka, ni ibikomere abantu bafite kubwa sosiyete igenda ihinduka bitewe n'iterambere, bitewe nuko abantu umuryango ugenda uzamuka, ariko bamwe ntibabibonere umugisha ahubwo bakumva yuko ari kubwabo. Hari ibikomere byinshi biterwa n'umunezero no guhabwa umunezero niko nabyita, ariko hakaba n'ibikomere bishobora guterwa n'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo ariko ntabashe gukingukira cyangwa kwagukira mugenzi we ngo amuhe umwanya wo kumumenya nawe amenyane nawe. Imana rero umugisha kandi umugisha imirimo ukorera mu komora ibyo bikomere, ariko cyane cyane no kubaka ingo ariyo wa musingi cyangwa se altari nahoze mvuga. Ndagushimiye cyane, ndashimira cyane Apostle. Hari ibuye rinini yashyizeho, ibuye rinini buri wese muri twe nk'umuryango, buri wese muri twe nk'aho umuntu atuye agiye akora ikintu nk'iki. Kuri we yaravuze ati ntibihagije gusa kuba nakwigisha ijambo ry'Imana, ntibihagije gusa kuba nakora ibikorwa bifasha imfubyi n'abapfakazi cyangwa se bituma umuryango utera imbere, mu kwishyura mituweli, mu gufasha abababaye, mu gusura imiryango runaka, ariko hari indi mpano mfite ndetse
mu mashuri yize y'iyobokamana avuga ati hari icyo nakuyemo ndetse hari ukumvira Imana ngiye gukora nandika. Ndavuga ngo ushaka guhisha Abanyafurika aduhisha mu bitabo, aduhisha mu bitabo ko tutagira umwanya wo gusoma, ariko wagize icyo cyanga cyo kumva gusoma ukabikunda, igitabo kirabikika. Kandi bavuga ngo amagambo arahita ariko les écrits restent. Les paroles s'envolent mais les écrits restent. Ni umusingi ukomeye rero cyane, kuko iki gitabo n'uwakinyuramo gisanze ahantu cyanditse azagira amatsiko yo kugisoma. Ni igitabo ushobora gusoma uri mu kazi, igitabo ushobora gusoma uri mu modoka, ni igitabo ushobora gusoma aho uri hose ugifite umwanya wagisoma kandi kikagira ubutumwa kikugezaho. Turabashimira cyane, turashimira na madamu, ntabwo biba byoroshye, ariko nawe muri wa muhamagaro, muri za ndangagaciro Reverend Pastor yatubwiye, harimo iyo kubaha no kuguha umwanya, kugira ngo byarafashije kugira ngo namwe mudukorere igitabo nk'iki kizafasha muri sosiyete. Ndashimira cyane abafashe umwanya wabo bakaza hano, kuko ukurikije ibyo tuba turimo mu buzima busanzwe, uba ari umwanya w'umuryango, uba ari umwanya wo gutaha amakwe, uba ari umwanya w'ibindi, ariko kuba mwafashe uwo mwanya mukavuga ngo reka tujye kumva buriya butumwa, tugiye gushyigikira apostle, reka tujye kumva icyo natwe dutwara, nabyo ni ukwitanga, ni ukubashimira cyane. Ariko kandi icyo dusaba, nk'uko turi hano umubare wacu kungana, reka tuba ari twe baba abambasaderi b'ibyo twumviye, reka tuba ari twe tugenda ku batagize amahirwe yo kubonana na Reverend Pastor, ku batagize amahirwe yo kumva ubutumwa buri aha, buri wese agira ikintu yakuyemo asangiza abandi, haba aho dutuye, haba mu miryango yacu, haba n'ahandi. Ngira ngo n'ubutumwa bw'Imana nuko bwaje, ntabwo bwaje ngo bugume hamwe, bwagiye busesekara hose, nubwo hari hamwe bwasesekaye mu buryo butari bwo cyangwa bugendera ku mahame gusa, ariko ntacyo uwagize icyo akura hano akijyane muri sosiyete kugira ngo duhindure. Ntabwo bisaba kugira ubumenyi buhanitse, ntabwo bisaba kugira kuba uri umukristo bihambaye, ariko ku butumwa wakuye aha ngaha ugende hariya muri sosiyete ugira icyo ukora. Babikomojeho umuryango nyarwanda, navuga ngo warangiritse, urahari, ni ikibazo dufite muri kominote, ikimbirane mu miryango, inzererezi, kwiyanga, gushaka ibirenze ubushobozi bw'abantu, gushaka gukira vuba mu nzira zitari zo, gukoresha indonke, ibintu byinshi byangiza sosiyete, ariko hari aho bidakwiriye kugera mu muryango. Iyo umugore n'umugabo cyangwa se urugo rufite amakimbirane, nta n'iterambere rishobora kugeraho. Iyo umuryango uriho ukimbiranye, haba no mu kazi, ntabwo ushobora kugira amakimbirane ngo ugere mu kazi utanga umusaruro, ntabwo ushobora kugera aho ukora ngo ugire icyo ugeraho. Ahubwo ibyo Reverend yatubwiye, harimo rwa rukundo, harimo wa munezero wakagombye gutanga, ntabwo biba bikikurangwaho, kuko habayeho kwikunda, habayeho kudaha amahoro aho wabanjije kugira ngo yasesekaze ahandi. Ntabwo ndi bujye muri byinshi, ndabashimira cyane, kandi nifuza kugira ngo muzadufashe ibi bitabo, cyangwa se umunsi tuzabiyambaza, turi mu kwigisha mu migoroba y'imiryango, turi mu kwigisha y'amakupura abana mu makimbirane, cyangwa se babandi bagiye gusezerana, mujye mudufasha, mutube hafi, dufatanye nk'inzego bwite za leta, kugira ngo mwe mufite imitima yabo nk'ababigisha, nk'abakristo banyu, mudufashe kugira ngo tubakurikirane. Ikindi tubasaba no kugira ngo mu gihe dushingiye amakupure habeho no kuyakurikirana, tubaherekeze, tubasezeranya, tubaherekeze, tubasengera nk'umugabo n'umugore, ariko dusubireyo turebe, tugire igihe cyacu cyo kureba se babana twashingiye ko muhagaze mu mwanya w'Imana mu mwuka, ese babayeho bate, ese koko rwa rugo rwabashingiye cyangwa se twabafashije kugira ngo bashinge ruracyariho.
hagire umwanya wo kugira ngo habeho amateraniro nk'aya couple, habeho umwanya wo kongera kwisuzuma no kwiyibutsa icyo Imana idusaba muri rusange kugira ngo ubutumwa bugere hose hashoboka. Ugire umugoroba mwiza kandi Imana ibahe umugisha muri mwebwe n'imiryango yanyu yose. Murakoze. Beta TV for your fam.